Good morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader aho tuzaturebera byinshi ku bijyanye na Forex Trading. Uyu munsi nk'uko ari muri weekend tugiye kureba analysis za currency zigiye zitandukanye, turebe se n'iki twakitega next week, ni izo opportunities dushobora kubona muri iki cyumweru tugiye gutangira. So twihuse analysis zacu tugiye kuzitangira kuri gold. Gold imaze iminsi navuga ko imaze iminsi itradinga in ranging market, ikeneye kuba yakora breakout kuri iyi daily time frame ranging market kugira ngo tumenye next direction yayo ni iyihe. So ni ukuvuga ngo gold imaze iminsi itradinga muri iyi range nubwo iri muri uptrend cyangwa se iri very bullish. Gusa nimba waratekinze trade muri iyi week dusoje, umenye ko watekinze trade muri ranging market cyangwa se abenshi icyo mwita choppy market cyangwa se consolidation. So twihuse dutanze analysis zacu, urabona ko hari resistance gold yananiwe ku breakinga, waza ukareba n'aha hasi ukabona ko hari resistance gold yananiwe kuba ya breakinga kugira ngo ijye hasi, ikomeze hasi cyangwa se breaking ikomeze muri uptrend. So ni ukuvuga ngo abari gutradinga gold muri iyi minsi you have to be careful kuko urabona ko yari iri muri ranging market, no biracyarimo ntabwo iradecidinga direction igomba kujyamo, tumenye ese igiye muri buying cyangwa se igiye muri selling. So kana dushyireho green box twerekana ko anytime market yagera ishobora kuba rejected igasubira muri buying side. Dushyireho green box. So nk'uko tubibona ko gold iri very bullish but first ikeneye kuba yakora breakout iyi range tukamenya next direction yayo, niho twabona trades iri confirm. So nk'uko bibona candle yo Friday ya closinze, navuga ko ya closinze iri indecision candle, igaragara nk'aho ari hama gusa it's indecision candle, ntabwo tuzi direction yayo, ariko turebye kuri izi candle yo kuwa kane no kuwa gatatu turabona ko ari bearish. High chance ko next candle yo kuwa mbere yazazamukamo gato kugira ngo creating week igahita imanuka muri iyi ranging market, ikaba yaza kuzuza ino ranging market kugira ngo ihite iba rejected ikomeze muri bullish side. So ukuvuga ngo trades tuzabona kuwa mbere yaba ari buying yaba ari selling kuri gold izaba ari 50-50. So you have to be careful any trade uzafata kuri gold kuwa mbere. Gusa kuba beginners it's better ko mwarindira ko gold ibreakinga ino range irimo kuri daily time frame tukamenya ko igiye hejuru cyangwa se breaking ino support tukamenya ko igiye hasi, nibyo byaba byiza kandi bikaba biri safe. So kana dushyiraho support ubundi twigire muri 4 hours turebeho market n'ikiri kutubwira. So kuri 4 hours nk'ibisanzwe tugezemo trying to adjusting support and resistance tuba dufite, iyi ngiyi tuyadjusting hariya, ni tuyimanure hano gutya kugira ngo igendane na current market, tuyishyire hariya. So urebye kuri 4 hours still uracyabona ko market yacu ikiri muri ino ranging market, ntabwo irakora breakout yayo ngo tumenye next direction niyi. So nimba uri gutrading gold muri iyi minsi you have to be very careful kuko muri iyi minsi itarabona direction abantu benshi baraza kubonamo so many losses cyangwa se blowing account zabo. So it's better ko warindira ko market i-deciding direction igiyemo ubundi ukabona watekinga advantage. So reka nashyiremo support kuri 4 hours. So turebye kuri 4 hours wavuga ko market yacu iri muri iyi range. So nibyo nababwiraga ko hari high chance ko market yacu ishobora kuzamuka kuza gutesting na support, nimba ari abashaka buying ukaba wabona buying, so cyangwa se igakora breakout iyi resistance ikaba yakomeza hejuru. So which means ko nkuko nari mbimaze kubibabwira kuri daily time frame it's 50-50 trades yose uzafata kuri gold kuwa mbere, yaba ari uptrend yaba ari downtrend cyangwa se yaba ari buy cyangwa selling izaba ari 50-50. So you have to be careful nuramuka utekinze any trade kuwa mbere kuri gold.
So kuri 1 hour support and resistance twaciye ndabona ziri very valid, ahubwo reka twigire muri 30 minutes mbereke icyo dushobora kurindira kuwa mbere. So hari many chances cyangwa se market iratwereka uburyo bwinshi twatekingamo trade kuwa mbere, gusa to be honest biri risky. Trade ya mbere ni selling irashoboka, gusa na rejection yaha, gusa ntabwo iteye ubwoba cyane. Mu gihe market kuwa mbere yazopeninga ikabasha kuba ya breaking ino support igaclosing below ikamanuka for the test, watekinga buy yawe iramutse yerekanye rejection imaze gutestinga ino support kugira ngo ize kuba yatestinga ino support yacu. Iyo ni trade ya mbere dushobora kuzabona kuri gold, kuko narebye kuri lower time frame cyangwa se kuri 30 minutes urabona ko iri kugenda yerekana some bear side, gusa ntabwo bivuze ko igiye kujya muri selling kuko iri kumekinga lower low, lower high, lower low, ishobora kuza kumekinga another lower high kugira ngo imanuke, making another lower low, making another lower high, ikahita ibona gukomeza hejuru. So niyo mpamvu nari mbabwiye ko niramuka breaking no support ikaza for the test watekinga buy yawe iramutse yerekanye rejection. Kuko uje ukanareba hano left side urabona ko hari clean candles, wenda igeze mwahangaha watekinga 80% ugasigara 20% ari iraninga iza guferinga iriya range yacu. Gusa you have to be careful nibiramuka bibaye, kuko bishobora kuzakora fake out igahita yongera igasubira hejuru. So ikindi gishoboka market yacu niramuka ikomeje gucreatinga strong range ngahangaha cyangwa se igakomeza igenda muri sideway market, nyuma ikaza gukora breakout yaha uzatekinga buy yawe, niramuka closing above ikamanuka for test ikabona kuzuza ino range, watekinga buy yawe bizaba biri very safe, kuko ahangaha deje izaba yamaze gucreatinga range nini cyane. Ubwo ndikubwira kuba kora scalping, ntabwo zino analysis ndi kubabwira ari iz'umuntu ushaka gu holding. So yarangiza akazi kareba akabona ko ahangaha hari clean candles, which means ko niramuka ibreakinze igaclosing above ikamanuka for test, watekinga buy hari high chance ko yaza kuzuza ino range dufitanga. So ku bashaka guholdinga gold, just to hold for some like nk'umunsi umwe cyangwa 2 days kugira ngo babashe kubona pips nyinshi muri gold cyangwa se good trade, barindira ko market breaking in support ikaza gutestinga ino support dufitanga. Iramutse yerekanye rejection kuri iyi support ukabona good confirmation yo kuba wagenda for buy, watekinga buy yawe ukaza kuba watekinga profit nk'ahangaha cyangwa se ahangaha, ariko I think ko byafata long time. So you have to be careful nuramuka utekinze zino trades, kuko bishobora kuzaba biri somehow risky. Nkuko nabibabwiye ko any trade uzafata kuri gold kuwa mbere izaba ari 50-50, so you have to be careful any trade uzafata iyo ari yo yose kuwa mbere. So twihuse reka turebe analysis za EU hamwe na GU, gusa mbere yuko tuzijyamo reka turebe idolari ryifashe rite ku isoko cyangwa se ni gute rimeze. So impamvu nari maze iminsi mbakora analysis itaye ku idolari cyangwa se ntari kureba idolari ibyo riri gukora, nuko Euro USD niyo yapfaga kubakamo idolari gakeya, ariko wajya kuri ntuza kuri Euro USD nako GBP USD ukabona ko ntabwo muri iyi minsi iri kurespectinga idolari, which means ko idolari riri kugaragaza weakness ugereranyije ni pound cyangwa se British pound. That's why nakoraga analysis ntabanje kureba kuri GBP USD, nako ntabanje kureba kuri BYX cyangwa se ku idolari. So twihuse tubanze turebe muri 4 hours turebe idolari ni iki riri kuvuga cyangwa se ni iyihe information iri gutanga kugira ngo tumenye ko twazatradinga euro hamwe na pound. So twihuse urabona ko idolari riri very weak kuva cya gihe nababwiye twakoraga analysis, twabonaga ko yananiwe kuba ya breakinga ino resistance dufitanga. Sibye ko mu minsi ishize ubona ko yagerageje gukora breakout, ariko
ntabwo wavuga ko yari igiye ku buying, so ariko reka nyishyira aha, ariko uje ukareba aha ngaha urabona ko ariho hari strong support, so kuvuga ngo euro nako DYX iri tradinga muri iyi range yacu, ntabwo irakora breakout ngo idecidinge ko igiye gukavaringa ino downtrend cyangwa se ikomeze muri downtrend, ariko nk'uko ubibona iri kwerekana ko iri gukora recovery cyangwa se iri gutrying gusubira muri buying side cyangwa se muri uptrend. Tujye ku euro turebeho byifashe bite. So last week yari icyumweru kiri very slow, aho I think ko twabashije kubona nka trade nk'eshatu, iya nyuma twafashe n'iyo kuri euro USD, ibyo nari nababwiye gutegereza niko byagenze, iyo kuko abarebye analysis mperuka kubagezaho babashije kuyifata, kuko na JPY nako GU yabashije kubikora, ariko nta clear confirmation yari ihari, niyo mpamvu abantu ntekereza ko hari abatabashije kuyitekinga, nanjye ndimo kuko nta clear direction twari dufite. So twihuse euro USD iri kugaragaza some uptrend, ariko urabona ko yabashije gukora breakout y'iyi support twari dufite ahangaha iri strong. Ese kuwa mbere euro USD izabasha kubreakinga ikomeze hasi cyangwa se izabasha gusubira hejuru isubire muri downtrend? So nimba mubyibuka neza, reka mbanza ashyira ahangaha red box byerekana ko market niyongera kuhagera izaba rejected igasubira muri buying. So nimba mubyibuka neza, hari trade nigeze kubabwira kuri gold na GU, iyo market yabashije kubreakinga support cyangwa se resistance igacrossing below, hakabonekamo indi next candle ariko ntibashe kwita ikomeza uko nguko. So ikiba akenshi next candle ikikora ni ukuvuga ngo candle yo kuwa mbere ishobora kuzaza creating a wick, yamara creating a wick flipping kugira ngo ize kuzuza ino green range dufite anga. So which means ko nubwo twabonaga ko euro riri kugaragaza some bullish, hari high chance ko kuwa mbere tuzabona some bearish side, kuko maze no kubabwira ko idolari riri kugerageza gukavaringa risubira muri uptrend, which means ko ni euro rizagerageza gukavaringa zino move yabashije gukora kugira ngo ibone gusubira muri buying side. So which means ko kuwa mbere ngiye kuri euro USD ndi very bearish cyangwa se ndi kuri bearish side kugira ngo ibashe kuza kuba ya testinga zino support dufite ahangaha, wenda yasubira muri buying mu gihe igeze nk'ahangaha ikahita isubira hejuru. So twihute ubundi twigire muri 4 hours turebeho ni ikiri kutubwira, ni iki dushobora kuzabona kuwa mbere ku euro. Ngaha kiriho green box byerekana ko anytime market yahagera yaba rejected igasubira muri buying side, muri selling side. So kiriho red box. So ubundi reka tujye muri 4 hours turebeho byifashe bite. So muri 4 hours urabona ko ibyo nari twabwira ko ni kwizera ko market tugiye kubona some bearish side. Urabona ko ino candle ya crossinze itangiye kuba rejected, noneho next candle ikindi yakoze yakavarinze full body iyi. So hari high chance ko market niramuka ibreakinze kano kamashyire kano kamwe support, hari high chance ko yazaza gufiringa ino range, kuko urabona ko hari very clean candles. Reka wenda mbanze na adjusting ino support yacu ahangaha, niramuka ikabreakinze reka adjusting kageraho wenda. So market niramuka ikabreakinze ikaza ahangaha, hari high chance ko izaza gufiringa ino range yacu. So kuri euro USD ndi very bearish, cyangwa se n'uwa market ya closing yeho ari muri selling, just hold your trade, gusa stop loss yawe byaba byiza
ibaye nk'ahangaha ni urugero, tuvuge ko entry yawe yari iri aha, byaba byiza iramutse ibaye nk'ahangaha, ubundi ugatekinga zino loss, gusa yageramo ahangaha ugatekinga 80%, ubundi ugatekinga ino loss y'ahangaha. So kumva ari ibyo ngibyo kuwa mbere uri muri selling nayigumemo, gusa n'utarabona trade nshya ategereza ko market izabasha kubreakinga kano ka support igaclosinga below, yamara guclosinga below ikamuha test ikabona kuba yakomeza kuzuza ino range yacu. Reka twigere muri 1 hour turebe se ko byifashe bite, n'iki market iri kutubwira 1 hour. So wenda iyi ni adjusting aha, ubundi tujye muri 30 minutes. So kuri 30 minutes icyo tugomba gutegereza ni kimwe nababwiye, kuri muri trade nakomeza holding, byibuze stop loss ye ibe above y'ahangaha, iyi zone dufite ahangaha. Ubundi kutarabona new trades arindire ko market iza breaking ino support, yamara kuyi breaking closing below, yamara closing below ikaza for test, ukahita ubona gutekinga selling yawe. Ndikumva utarabona trade nicyo azategereza kuwa mbere, gusa uri muri trade nakomeza holding. Hari very clean range, niramuka i breaking kano ka support hari chance ko izakomeza kuzuza ino range dufite ahangaha, nk'uko twabibonye ko ni idolari riri kugerageza gukavaringa risubira muri buying side. So ndikumva ari ibyo ngibyo twakitegura ku euro. Naho ku bashaka buying nta kintu ndabona cya buying, just let's now focus on selling. Gusa nubwo market iri kugaragaza some bull side, ariko uje ukareba kuri lower time frame urabona ko iri kwerekana some bear side, ari kugenda making a lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Iyi ikaba ari indi another lower high iri kumakinga, ikahita ikomeza kuba down trend. So which means ko tugomba kuzabona some bear side kuwa mbere, ariko bizaterwa n'uko isoko rizaba rimeze. Hari igihe yakiguma muri range market ikahita isubira back inside iyi range, nicyo kuwa mbere ishobora kuzakora. So tujye kuri GU turebeho byifashe bite, turebeho se hari opportunities dushobora kuzabona kuwa mbere. So GBP USD nayo nkuko nari maze kubibereka, nayo imaze iminsi iri muri ranging market kubera idolari naryo ntabwo rifite direction yaryo, cyangwa se ntabwo riri kwerekana aho rigiye, riri muri sideway market. So which means ko n'izindi currency zijyanye n'idolari naryo riri muri sideway market. So nibyo nari ndi kubabwira ko GBP USD ntabwo iri respecting dolari habe na gato, kuko uje ukareba kuri iyi wenda reka nshyire support ahangaha, nako resistance nashyireho support. Urabona ko byibuze euro nk'uko tumaze kubibona ryo riri kugerageza kujya muri downside, mu gihe dolari riri kujya muri uptrend. Ariko reba kando yo kuwa gatanu uburyo yafunze iri bearish, ibaye rejected kuri support. So which means ko next kando yo kuwa mbere ishobora kuza creating a week, yamara creating a week flipping ikaza kuzuza ino range yacu. Nubwo iri muri sideway market ibizakubuza gutekinga buy yawe, wenda uko turi bugende tujya muri lower time frame turareba ko twabona confirmation ya buying. So reka shyiraho green box byerekana ko anytime market yahagera yaba subira muri buying side. Ariko reka mpfe gushyiraho red box nubwo itari necessary cyane, aho yari ikenewe ni hariya dushyize green box. So ahubwo twibaze mu gihe market yageramo ahangaha dufitemo support, tuyadjustinga neza, tubibaze iramutse breaking no support, next support yabiri aha, indi ikaba iri ahangaha. So I hope ko
abarebye ko sinabagejejeho mbere kuko baca support and resistance, wenda mukagenda mureba na analysis buri munsi mbagezaho. For now your expert in ntekereza ko ubu ngubu muri expert muri guca support and resistance. Nimba mukora practice there is no, nta kintu gikomeye, just icya mbere ni ubushake no kuba ubikunze. So ushobora kwibaza next move kuri GBP USD ni iyihe? Njyewe ndavuga ko next move ari buying, kuko urabona ko next ya Friday ya closinze iri bullish, closinga inakabarinze full body ya bearish yo kuwa kane, so which means ko ishobora kuzaza creating week kuwa mbere, ubundi ikahita flippinga kugira ngo ize kuzuza ino range yacu, which means ko dushobora kuzabona some bullish, gusa bizaba biri risky kuko urabona ko GU iri gutradinga ini range. Reka twongere twa adjusting support yacu tuyishyiremo aha kugira ngo igendane na current market. So kuri 4 hours niho bigaragara neza, urabona ko iri gutradinga muri iyi range yacu. Ushobora kwibaza kugira ngo utekinge trade iri safe ni uko yakora breakout iyi resistance iri aha igakomeza hejuru, cyangwa se igakora breakout iyi support igakomeza hasi. So for now bayi nababwiraga ko ishoboka kuri GU, ntabwo ahangaha hari clean range kugira ngo tuvuge ngo iramutse yageze market yabasha gutradinga easily. So which means ko icyo nababwira ni ukurindira ko ikora breakout y'iyi range kugira ngo tubone direction y'isoko. So reka twigire muri 1 hour turebeho byifashe bite. So to be honest, GU nta trade ndabonamo, gusa wenda igishoboka, gusa nabyo biri risky, very risky. Igishoboka ni uko market yakongera ikaza kuri support ikaba rejected ikabona gukomeza hejuru. Iyo ni trade ya mbere dushobora kubona kuri buying, cyangwa se ikaramuka ikoze breakout y'iyi support, amara gukora breakout ikaza for test ikahita ibona kuzuza ino range. Gusa byose ni 50-50, gusa plus ko biri risky kuri GU. Ibyo ngibyo nababwira kuri GU, nizo trades ebyiri zishoboka ko ushoboye kwirinda. Yarindira ko ikora breakout cyangwa se iva isohoka muri iyi range in market kugira ngo ubashe kubona trade nziza. Iramutse ikoze breakout watekinga buy yawe, cyangwa se igateka ahangaha ntabwo iri risky somehow. To be honest, it's better if you leave alone GU. So very risky to be honest. So ndikumva ari ibyo twakitegura kuri gold EU GU. So thank you so much, have a nice weekend.